uri muri sansi. Mbuno nongere kamba kukuri nje ndi muri sansi. Kigali star shine bright in the heart of the night where the magic comes alive. Turumu arya ngo numuki Great president. Great president. Imwe curaburi ndiri tagira rumuri hetazi mu nkuta gahunda no kumitana inkota nyinda hata namwe isi y'umwijima imbaraga n'amavuta aja hatifata. I mean everyone knows my name. How about you? Amumenye mbega nkiri mutureka mbivuge gutyo. ase Kagara uri mutoya umutongana ute Ure impamvu oya turye. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel. What is your name, my brother? So my name is Kagara, I mean everyone knows my name. How about you? I'm good. You are good? Yeah. Okay. You know me? I guess. But I'm not sure. You are Amaji? Amaji the Black. Amaji the Black? Yeah, man. Okay, nice. Comment tu vas? Aho ntago mbizi. Ntago nagusubiza mumeze neza turi kuri Kigali News Channel tugiye kwiganirira nk'ibisanzwe. Kagara yanswe. Bo, yaman. Murabizi ewan. Ni nyiramasimbi n'amakombe. So life is Gucci. Funze omba kudariye. Kona agafaransa n'ize. Areke ejo bundi ubona kubonye uri gukubita freestyle uri kuri code indirimbo zawe zizaza ryari. No kuvuga ngo wenda reka tugira iki tunamivugaho gakeya. Uko byasa kose iyo hagiye gutambuka perezida abanza kuza integuza. Irani integuza rero ihari. Mu minsi iri imbere murabibona biri hanze kabisa. Gusa iki cyo gikene. Indirimbo yitwa nguki? Ndiho. Ndiho man. Irabayita ndiho. Uriho. Kuko bavuga ngo imbwa n'imbwa kaziye bihudiye ku izindi mbwa umukire n'umukene gahunda no gupfa rimwe curaburi ndiri tagira rumuri hetazi mu nkuta gahunda no kumitana inkota nyinda hata namwe isi y'umwijima imbaraga n'amavuta aja hatifata Betelehemu niho Yesu yavukiye kariyeri n'ububaji niyo se yakoraga bidatinze yemingo mesara yiyobora amahangara mwubahana hero darabimenya ndagira ngo nkurabure wo gunyamagana cyo wanga mu kabana mu nzu n'imbeba biba yakwiziritseho na sumu nikora navuga gasumu ya panya bro. Ko byasa kose mbeba yakwiziritseho na sumu ya panya ntikora ngo hitinywa amazi ngo bigahita birangira. Ashara araho bigira ntinywa amazi nibabizi se nirwo mbasobanurira. Yes, ubwo rero nashakaga kukubaza hari ibibazo mba nifuza kukubaza. Ese mwese mumeze neza? Twebwe ntabwo tubona kuno twiteretse. Kagara eyo ngiye buretse ningi wari ugiye kumubaza ikibazo cya mbere. Mubaza. Ubwo tugeze mu mashuri hari bingendeye Gadi yambwiye ibintu ndashaka kubinyomoza cyangwa kabihamye. ngo uri muri sansi. Se Kagara undushije amashuri koko ubwo. Ube icyo uvuze gutya maje. Nuko numva lisansi sinigeze banza winene. Umuntu muri sansi no umuki. Reka mbe dusobanurire noze ko navuga ibyo ntazi. Mwemuretse ndo wenda nyine urumva atangijemo akantu kavuga ngo Kagara undushije amashuri koko. Ko kantu wakumvishe neza cyane. Ni kabi cyane. Mbo ako kantu nyine ako kantu nagasobanukiwe. Mbo ariko ngewe ndabona narababwiye ngo sinshaka gukora ibikorwa ngo mvuge ibintu bitariho. Ubu ninjye mvuga ibintu bigaragara kandi bifitiye proof gihamye. Ntago nzaza kuri kamera nkubwire ati Kagara ngo wenda ngo ndi muri sansiye ngo nkora ibintu bingibi ntabikora. No, nzakubwira ibintu uko biri. Urumva n'ubyemera n'abihakana bihakana. Kubera ko nese nabakonveka kimwe. Hari uwemera hari umuntu uya njewe hari ibintu byitwa plank. Sibyo? Hari abantu baza bakatubeshya ibintu. Ariko ubu noneho wowe hari nyirizina. Uri muri sansi. Mbuno nongere kamba kukuri nje ndi muri sansi. Ariko nanone ntabwo wiga ibiki? Nje ntabwo nduzura. Iyo bavuze muri sansi n'umuntu wararangije nyine nabonye lisansi. Yararangije kwiga. Ndacyari kwiga. Ndi muri kaminuza.
wandika ibi n'igitabo. oya ntago igitabo bacyandika igitabo ntago nabona amaji ubuze ndasobanura kugeza ryari ni cya kibazo nababwiye ni cya kibazo mbo ariko na igitabo mundi umuntu acyandika arangije kaminuza nyine agiye kudefanda ubwo umuntu yandika igitabo gutya ariko maybe ndi muri iya 1 Year 1 means what? mu wa mbere nyine kaminuza niho ndi kabisa Uracyabura imyaka? ubwo ni ukuvuga ngo ubwo n'ubu reka ngo baremo ndacyabura imyaka 3 ariko nguri n'umuyobozi mu kigo. Ibyo nta makuru biravugwa. wenda reka ngire icyo mbivugaho. First of all mbanza no gushimira ikigo cyacu cyanjye cyitwa IPRC Ngoma n'abantu badanje cyane kuko nababo nageze mane baha agaciro nyine abantu bafite ubumuga cyane ndetse binakomeye cyane kuko babitaho nyine mu buryo buri special nyine bakakumenya gutya na gutya ariko by'ubuyobozi byo uzababaza nyine grid president ukaburi iyi foto ariko birumvikana yazo nuko ntazi yinenetse nyine grid president mu kigo ngayibaze cyumweru kimwe kwagira ugahita ugafatana abantu bose ubu iyo ugeze mu kigo bahita bavuga ati umusaza gupfa kwinjira kuri porotayi gusa Kagarara yaje tugino ntago mane Kagarara Kagarara urakubiye ni kakano nyine kongera irindi zina kugira ngo rivuge Kagarara Kagarara wari umuzi nari muzi namubonaga mu movie ariko ntago twari twagahuye mbona nkubone ariko biranshimishije guhura nawe nyine. Kagara Amaji wari umuzi? Ngiye Amaji ngiye nari muzi kuva kera cyane nyine urabona ngiye ni ukuvuga ngo namumenye mbega nyiri muto reka mbivuge gutyo to ase Kagara uri mutoya umutonganute impamvu oya turigiye kugendana neza twanzike nta kibazo ukiri mfite imyaka ingahe mbona kuvuga ngo nayo mfite imyaka 6 unzi nkuzi ubu se ufite ingahe gutyo ubu ngubu ubwanwa bwo bari kububona ariko mujye bamenya ko aragiye umuntu amera avumbuka se akantu ko kuvumbuka aragiye uborariye neza utubureba n'ibiki byose ubwanwa bugahita buvumbuka nkanjye ufata n'abantu bajya duhana bakambaza sengo Kagara ngo ufite umugore ntabone nta mugore mfite mbihanize zongera kumbaza ngo mfite umugore ntawe mukunzi ikibazo ntabwo nyangisubiza ubwo se ku gisubizo twakimenye Kagara Amaji wari umuzi iki mbo Amaji ngiyeyo cyane cya mbere muziho ni umuhanzi mani umuntu ni n'umuraperi ngiye na mfana tu sibyo kandi none hari n'amagambo nyine akunze kuvuga mana ashobora kuba nyine ajya nanyubaka njye ubwanje Amaji yo Kagara rero ni umuntu ugukunda twifuje gusura uyu munsi mu rugo ni umukinnyi wa filime ya filime ze ndazireba ni umwentertainer ni n'umuhanzi ni n'urwanyi aranarwana mu kiganiro nabonye ari gukubita kasuku amubwira ati ndakumenita ariko hari umuntu nshaka kwihaniza ugufasha akakujugunya hepfo mu miyenzi yitwa ndi wa muniga ngo w'amatuzo ninde Rutambi yaramuteruye ndabose ni prank mbona jugunye pfu Kagara twageze kwa Amaji nicyo kintu cyagutunguye bomana ikintu cya mbere nyine cyantunguye shaman urabona ubundi first of all iyo uhuye nyine n'umuntu wageraga amatsiko yo kuzabona uko ubundi reka mbona banze mbihere muri ubu buryo iyi older generation ba J Paul umusaza wacu watashye urumva Imana imuhiruko ridashira kabisa ewan kude chapeau kabisa urumva ba Amaji de Braka ba Bulldog ba P nje bangabo bose niyo bantu banyinspiye kuba nakunda ikintu cya hip hop rero kuba nangize amahirwe wenda ngahura na Amaji bro nge n'ibintu nyine byahise bintunga kandi none ikindi kintu cyantunguye cyo bro nasanze ahubwo ko abantu baza Amaji ntago bamuzi igice ikintu cyantunguye cya mbere Amaji ni umuntu ukora bro ntago ari umuntu uvuga ngo wagenda focusinga kuri music enda focusinga wenda kuri ibi ngibi ahubwo none wa muntu uvuga ati business ni business akazi ni akazi kuba kazana amafaranga gusa
Iki kintu cyagutunguye kigira hano. cyantunguye pe kuko njye nari nzi ko ubuzima nyine bwa style life urumva nyine reba abantu bikomplika batashobora kuba bajya mu bintu nyine wenda ngo nyine nawe urabyumva tu ariko wowe nasanze Imana ari different bya hatari kandi ni n'umuntu uri hambo Umuntu uri hambo yo cyane kabisa. Amagi Kagarara mubonye gute? njyewe usibye ko namubonaga ku mbuga nkoranyambaga ariko nawe nabonye ari umuntu nyine umuntu buriya uharanira ikintu akaba yumva ko wenda akina movie subizi ko nanjye nkina movie ariko akanakurikirana n'amasomo n'ibyo bintu bya music byose akabihuriza hamwe kandi bikemera yanagera mu kigo akaba umuyobozi n'ibi biganiro akaba abasha kubikora kudashapa bro asansana brother man Ibyo bintu byose kubijera kandi bikagendera ku murongo umwe. Ndabyibuka nijoro twavuganye ko mu gitondo muri buze kungeraho siko byagenze cyane ku kigo se siko bimeze se uri harya ngo n'umuki great president great yeah my great president bro bisubiremo bagita great president yes iyo bagiye kumuvuga bongeraho akantu ka sa Sa Kagarara so ntabwo wongezwa Kagarara asigaye wongeraho sa urumva na confidence aba yifitiye n'uburyo akora ibintu bye urumva ko nyine ari umuntu ufite nawe ugomba kuba inspiration y'abandi bantu cyane. Amagi Kagarara nta myaka myinshi cyane irashijeje muri iyi mihanda areka kubisabangura kugira ngo ayitindemo ari ikintu bita kugafata ugakomeza noneho kugakomeza rero Kagarara kugira inama discipline kubana n'abantu sibyo gutinya abantu no kuba wahunga abantu ibyo bintu yahunga abantu kuba ajya kure buriya uri kumwe n'umuntu amenya amakuru yawe cyane ku buryo ashyiramo n'utuntu two kuguhimbira. Kagarara ubu ngubu yatubwiye ko ufite imyaka ingahe 23 23 iyo ugendanye n'abantu cyane baravuga ati ejo nari ndi kumwe na Kagarara atuzi ko nabonye indangamuntu ye ari kubeshya nyine ari kwinjira mu nyine arashaka ni indyohesha birayi mu magambo atuzi ko afite imyaka 70 uriya mutipe abandi nabo atari kuba mugani buriya bwanwa si gusa so rero ukunda abantu kubaha abantu n'ikinyabupfura buriya ntugire ngo baguhaye kuba umuyobozi mu kigo ari uko si hari abantu usize badafite ikinyabupfura. Eka nzi rwose ntanagukundurira akantu k'amazima hano urumva no kugira ngo ugume umuntu uje muri iyi mihanda ibyo bintu ni ingenzi cyane kubimenya. Icya mbere ni discipline no kumenya ko abantu batari inshuti kurusha ibyo urimo. Ngira ngo urabizi ko iyo umuntu ashaka kugusebya aza imbere ya kamera akavuga Kagarara buriya nanjye gukoresha imvugo zitari nziza ariko iyo umuntu ashatse kugusenya nyine ntago rega abantu bishimiye ibintu uri kugeraho. Nk'ubu sinishimiye ko ndusha amashuri ibyo tubyumvikaneho. Ndi umuntu ndanakuruta nkurusha imyaka ariko ndusha amashuri ndakwishimira koko. Ese Amagi ayo mashuri ye ayaguhaye ayo mashuri mudusaba iki ayo mashuri yiwe uri kumva ko utabyishimiye ko ayafite ayaguhaye bwo wanyurwa nyine abayafite bararyamye mu rugo ubu ngubu bari mu rugo bari amahoro oya Bo wenda ngarutse urareka nkubwire kuba inkandagira bitabo biragatsindwa n'Imana. Uri inkandagira bitabo ngewe ntago ndiyo
ariko amashuri nifuzaga kwiga ntuzumve cyagiye nirwa ndirimba ngo aya mashuri mudusaba twarayarangije ngo turi ku ishuri ariko riratunaniye. Ibyo byose ni uguhangana n'amashuri, ariko hari icyo bita ubuzima cyane. njyewe nahanganye n'ubuzima kurusha amashuri, yego, kuko nanone kwiga ushonje ntabwo byankundira. ntabwo byaba. ariko wowe umeze neza winjiza. Rega kera hariho ikintu cyitwa ubujiji, n'ikintu cyo kuvuga ngo umubyeyi ntago we ikintu ari kukurebera, ari kugutagetengera ibintu byawe mu mutwe, arashaka ko wiga agronomy kandi ushaka mate, ntazi mu ishuri amanota ubona. Bivuze iki rero? Bivuze ngo hari generasiyo yacu, sibyo? Ntago ndi bubijye kure, reka ngaruke ku muntu duhuje umwuga. nk'ubu ngubu abantu benshi ariko baranabizi, Bruce Melody yari umuraperi mugenzi wanjye turapa, ariko nkamucalenje nkamubwira bro, urarapa ariko korasi zawe ziryoheye amatwi yanjye kurusha hip hop yawe. Ntibigutungure ko hari umuntu wakubwira ati ariko waretse kurapa ko numva wavuga ibisigo. Uwo ntago aba akiri wowe, sibyo? Nza kuvumbura ko rero njyewe ntari umuhanzi, njyewe ndi umu creator, sibyo? Ndi umuntu ushobora kumva ibyo bintu, nkareba ibiri kuba, nkareba ibibaho, nkabyanariza, akantu kivangamo wenda ni beat, bigahita biba indirimbo. Abantu rero bagashiduka byabaye ngo ndi umuhanzi. Izi nkoko uri kubona izi zose, njyewe naratekereje ndavuga ati ariko nzakomeza kubwira abantu gukora, njyewe ntakora. Urabona umwarimu ashobora kwigisha umuntu akaba meya, ahembwa 20,000, sinzi umushahara w'abarimu, ariko ugasanga umwana yigishije ari guhembwa umushahara ukubye wa undi wamwigishije inshuro 30. Sinzi icyo kintu niba uri kucyumva. Ndacyumva kabisa. Wowe uri umunyeshuri, uvuye mu ishuri ugiye mu kazi, ariko ugasanga uje kugura cya kigo wigiyeho mu mafaranga wakoreye mu kazi kawe, na wa mwarimu akirimo kandi agiharanira iki? Kwigisha abandi bana. Ubwo abantu ndi kubwira bo bumvije cyane. Rero nawe ikintu gihari, ntago hip hop yawe ni nziza, ariko niyo abaraperi nyine njye ndumva ari byiza. Ariko se ni iki cyo uzakora kugira ngo iyo hip hop, hari ubufasha wigeze usaba abantu? Ese Kagara, wa mugani music yawe uyu munsi hagaze gute? Icyo nicyo kibazo nakubajije bwa mbere. Icyerekezo cyayo ni ni ukuyikora uyikunze gusa tu. Buretse gatoya wenda reka ngaruka kuri icyo kibazo. Intumbero ya music yanjye wenda cyeka ari cyo mumbajije ari iyi, ni ukuvuga ngo twese tukora bino bintu, wenda festival ndayikunda, ariko nyuma yo kuyikunda ndashakamo ko izaba inyungu, ikaba n'akazi. Sinzi, hari icyo bita muri business ngo business proposal. Hari igihe ukora business uri kureba ko ishobora kuzakunda, urumva? Hanyuma uri kubona ko hari igihe byazakunda? Wenda mbitewe wenda na feedback ngenda mbona nkeya cyane, bishobora kuzakunda. Wenda niba naratangiye wenda ndi kuri wenda 5%, bishobora kubona bigeze nka 10%. Ubu se tuvugana hari umuntu wenda w'umuterankunga ufite? Ntago nakubeshya. Wenda ntabakeneye. Oya, ntagaruka tutabakeneye bro, munyumve neza, munumve neza ibyo ndi kuvuga.
ntago ari uko tudakeneye abaterankunga, reka nivuge ko ni njyewe. Okay, reka tubyita abafatanyabikorwa. Okay, sava. Kuko urumva wowe uzana hip hop wagashora amafaranga mugatanga produit wenda mukagabana cyangwa sinzi ukuntu mwabigenza. Hari uwo ufite kugeza ubu ngubu ntawe. Nicyo cyo navuga pe, ntawe kabisa. Ariko wanatubwiye ko nta n'umukunzi. Nta mukunzi. Mbo ukuvuga ngo ikibazo buretse manzi nta gusubiza ko hari umukunzi ugera w'umukobwa mukundana. Ntarebe kama musubize. Oya ako kantu niko nshaka. Ntarivi. Reka ngiye gusubiza muri buno buryo kandi unyumve neza. Umukunzi si uko ntamushaka. Si nuko ntanamugira. Birashoboka yuko urumva byanakunda yuko namugira ariko ntabwo umushaka. Kubera iki? Ukuvuga ngo impamvu namushaka ni iya mbere nuko ntamukeneye nyine. Iruta zose kandi irimo zose. Ngomba nsobanuye nuko ntamukeneye. Waramwigeze se? Njyewe uko byasa kose ntabwo wakanga ibijumba utarabiriye. Ihangane wa mugabo wa mubyeyi. Yarakubabaje. Utumva ngo ni depression nagize niyo Amaji mu buhe buryo se? Mu Kagarara uyu munsi wa none yagusuye aragukunda. Ndamukunda naye. Yafashe umwanya aravuga ati razi n'ikindi dusaba rendezvous tuzaza kugusura nawe uradukingurira. Uyu munsi wa none njyewe ndakimuvugira kuko njyewe maze igihe mbizi icyo kintu nkizi kwa kiganiriye. Ngo mu Kagarara yifuza ko yazakorana indirimbo nawe. Nje nta kibazo. So kuvuga ibintu bihari tuzi. Ese Kagara nko ngo waramutse akubwira ati tujye muri studio wumva mwakora kuyiheze ni subject wumva mwa developer wumva ari wambanje. Reka mbanze Kagara. Wambanje. Reka bambanze mane. Reka bambanze. Mbona ukuvuga ngo njyewe wenda ni namahirwe kuba nahuye n'umusaza. Kuko nawe ubwe ngo njyewe ngaba n'abantu banje. Nubwo se mba niturije ariko abanje baba bafite ku mutima mane. Urumva? Uko umutima niwo hambere. Kuko njye ningera nkavuga ati ngo rererere nyine abantu bo bumvira nyine ibintu gutyo biraho ngaho to. Ariko kwebwe niko tuba tubizi biturimo. Aba n'abantu bawe. Kuvuga ngo ndamutse wenda bikunze tukajya studio. Ubundi njye mane sinzi impamvu. Nkunda kuririmba ku buzima. Life to. Amaji. Kubera ko nibyo bintu nanjye bincengurana n'ubu ngubu. Bikandya bro mu mutwe. Bikampereje. Amaji. Urumva? Ubuzima. Bikandya. Ubyo nenda kuzana n'uruhara. Reka nkubwire ibintu twaririmba njyewe na Kagarara. Ubu ngubu abantu muri iyi minsi dusigaye dufite ikintu cyitwa dusigaye kwiranguza. Dufite ikintu cyitwa kureba iby'abandi kurusha ibyacu. Kagarara yariye. Nose nimba yariye biragufasha cyane. Kagarara yishyura ngahe ku ishuri. Ese ninde umwishyure? Urumva umurimo twihaye mu mutwe bya bintu ubundi bitakureba. Ariko buriya Amaji ziriya nkuko azigurisha ngahe cyangwa niza mama nuwango tureba ibintu bitatureba. Se Kagarara buriya anyuze mu bantu aganira n'abati. Sibyo? Yanaririmye indirimbo yitwa umuntu urabizi. Ariko ikintu gihari ubu ngubu turi kureba ibintu bitatureba. Nkubu ndifuza kumenya amafaranga ufite hano. Ngo bikumbarira iki? Umubare w'ibanga wawe ni uwuhe? Mbyirebere imbona nkubona. Ama. So icyo kintu rero wumva mwaririmba kuyesije. We na Kagarara. Kagara. Uzi tugiye kuririmba. Twaririmba indirimbo izina nayita. Nyibagirwa. Kubera iki? Kubera iki? Kubera ko hari umuntu wibagiwe burundu. None se nkubere. Se Kagara. Iyo. Nose se wayivuna. Nyibagirwa. Kwananagwa madam. Kubera ko mana twarabatwibagiwe bro. Nawe rero nyibagiwe. Nabo wibagiwe. Nanje. Jewe.
ngerega nyamubwiye ngo njye nkubwiza ukuri bro kuko ntago njye nzakurira mu mutima arabona yibagiwe nabo nibagiwe nabo barabizi none gusa se simbizi. bakwibagiwe nawe Hmm? icyo kintu nyine nicyo twaririmbaho nk'uko nakwibagiwe fasha nawe unyibagire ntibagirwe ibintu bikomeze bigende neza ni gute ubundi nguma mu bwonko nusara ukazana ubugoryi unahobagire siko bimeze nako ama ase wazatwe iyi cano si nziza nziza wazatwishyuriye studio tukikorera indirimbo cyangwa nawe ugiye ubushake burahari si tubivuze se ubushake tubwire ngo umunsi ni ryari ni ryaraho ama ubwo tubishyize mu mishinga ya vuba ariko tegereza ngo aturanye na ntabwo heba mubwiye ngo utegereze igihe mu mishinga bamaze kubyandika sawa murakoze tubaye dushimye kandi noneho ni audio na video cyane cyane rwose niko bimeze indirimbo yitwa nyibagire ntibagirwa nk'uko nakwibagiwe ntushaka uhobagire njyewe nyibagire yes dusoza ubutumwa ku rubyiruko urubyiruko buri muntu iri jambo rya nyuma ntabwo ari irya nyuma ni ijambo rirangiza kino kiganiro urubyiruko icya mbere ni ushaka amaramuko kubaho biradusaba gukora utakoze ntiwabaho icya kabiri kureka ibiyobyabwenge kwirirwa mu bigare bidafite shinge na rugero icya gatatu kwiha intego kuba ufite intego ni ukuvuga ngo ni nko guhiga umuhigo warangiza kuwuhiga utawuhigura ukibaza uti ni izihe mbogamizi nagize kugira ngo nahigure umuhigo nari nahize icya kane noneho gukoresha izi mbuga nkoranyambaga neza uzi kubaka ibintu mu gihe kingana n'umwaka ukabisenya mu munsi umwe urumva icyo gihombo ibibazo bikomeye rero impamvu nari mvuze izi mbuga ni uko mbona ari byo bintu ubu ngubu biri gutrendinga bavuga abantu nabi nzakwandarika mfite ifoto yawe wambaye ubusa nawe mfite amajwi yawe amaji ibyo abantu twige kubikoresha neza tubikoreshe neza kandi byashoboka cyane none se mu bindi bihugu muri za Amerika ntabwo babikoresha kandi bakabikoresha neza Kagara nk'umuntu w'umujene nk'umuntu uri kwiga kaminuza nawe ugira icyo ubwira urungano urubyiruko aburuta n'abantu muri rusange mu ikintu cya mbere nababwira mbere na mbere ubundi urabanza ukimenya wowe ubwawe ese ndi muntu ki iyo maze kukumenya ngo ndi muntu ki none just usigara utekereza ngo nturukaye numara kumenya ngo nturukaye vuga ati ndashaka iki mu buzima ikindi kintu man irengagiza amagambo bavuga ngo bambwe ibiki we focusinga imbere yawe gusa reba imbere wirengagiza kuko nujya guha agaciro ibintu abantu bavuga cyangwa se uko bakubwira uzabitaho umwanya uzatuma nyine uba busy kuri ibyo bintu bituma ibyo bya inyungu wiburira umwanya focus on the future bro ushyiramo n'akantu k'amashuri ntabwo yari kwiburira oya ariko nose ntabwo umuzi umuntu ari kwiga kaminuza oya agomba kuvanga indimi kuraje cyane si byo mu masomo n'ahandi ariko se wiga unakora cyangwa uri umunyeshuri gusa ikibandi reka nanabisobanuye muri ubu buryo ngiye ndi umunyeshuri kuko mvuze ngo niga nkora nuko navuga ati wenda ahantu nsarura buri kwezi njye ntabwo nkora bro njye ndi umunyeshuri ukabonye bagakora byaterwa n'akariko ariko nanone nagakora kuko nta mafaranga aba make ahubwo mu bwonko nibwo buba buke Amaji Kagarara turabashimiye cyane mwakoze ariko umuntu ufite akazi yagaha Kagarara kandi yakora buriyo ari umuntu ejo bundi Bulldog ari kuri stage yarabivuze ndamubwiye naramuhamagaye
sinzi niba mwarumvishe ko yamvuze ku rubyiniro, gushimira ariko namubwiye ko intebe y'ishuri yicayeho ariyo ikimushyigikiye kugeza none aha ngaha. Ikintu cyitwa uburere, ikintu cyitwa disipurine, nyine ikintu cyitwa ishuri cyubahwe. Urumva, ubu ngubu Kagarara tuvugana ubu ngubu ashobora gukora, umuntu wamubonera akazi yakamuha. Iyo umuntu akubwiye ngo ngiye kurangiza kaminuza ngo ariko ngo nta hantu mfite nsarura buri kwezi, ni ikibazo mani. kandi bishoboka ko yabitangira. Hari n'abapeti biga banatwara amamodoka ari abashoferi, sibyo? Ariko Kagarara nawe umuboneye akazi wakamuha, why not? Nyagasani afite uko zabigenza Kagarara, reka tubashimire. Murakoze cyane. Murakoze cyane.